Ni nk'icumi zorojwe imiryango itishoboye y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo muri imwe mu mirenge y'akarere ka Musanze. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya polisi bya Kacyiru CP Retired Dr Daniel Nyamwasa aravuga impamvu y'iki gikorwa n'impamvu bahisemo kuza kugikorera muri Musanze. Ni igikorwa cyatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyo koroza abantu ariko cyane cyane no kuremera abatishoboye. Twebwe nk'ibitaro bya Kacyiru bya polisi muri 2014 nibwo twatekereje yuko dutekereza kuri icyo gitekerezo cyiza dusanga umuco mwiza wo gufasha abantu batishoboye. Kuva icyo gihe rero buri mwaka twavuze ngo nk'abakozi twajya twigoma mu kwezi kumwe, kwezi kwa gatanu tukigoma 1/10 cy'umushahara wacu. Hari abantu benshi ubona bigunze muri iki gihe, kandi umuntu akwiye kuba iteme rya mugenzi we amukura mu mwijima amujyana mu mucyo. Abagize imiryango 10 yorojwe inka bavuga ko zigiye kubafasha guteza imbere imiryango yabo. Mbese ntago wabona ukuntu nishimye, ndishimye cyane. Ndagira ngo ku mugaragaro ahariho hose umuntu aribona nshimiye ibitaro bya Kacyiru byatuzirikanye bikaba byaduhaye inka. Ngiye kwita kuri iyi nka, icisha inka yanjye cya mbere ko nikibagarira cyayishe, ndebe mbese nkora uko nshoboye ku buryo inka yanjye itazongera gupfa. Nabwo bari barampaye inka ariko barazibye, nari nigunze ariko ubu sinzasubira kwigunga kuko mbonye inka. Ntabwo nari mfite uburyo naboneka, nta bushobozi nari mfite bwo kuboneka, ariko mboneka. Abana banje bagiye kunywa amata, ntabwo bazarwara bwaki. Ubu ni ukuri ndishimye, wumve ko nishimye. Kandi umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside Ibuka uvuga ko iki ari igikorwa gifite igisobanuro ku barokotse Jenoside. Ni igisobanuro gikomeye kuba hari abagabiwe, kubera ko n'itafari ryongewe ku buzima bwabo kugira ngo nabo bakomeze mu rugendo turimo kuva mu bagenerwabikorwa ahubwo tugana mu kuba abafatanyabikorwa kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien avuga ko ubufatanye nk'ubu bwunganira gahunda leta yashyizeho zifasha mu kuzamura imibereho y'abaturage. Asaba borojwe inka kuzifata neza. N'ubundi twari dusanzwe tubana nabo umunsi ku wundi mu bindi bikorwa bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo izino nka zizatanga umusaruro ukwiriye bityo zibafashe. Nuko inzego z'ibanze dukomeje gukorana nabo, ndetse n'iby'ibanze bindi bikenewe tukazafatanya kugira ngo biboneke, bityo n'amatungo abashe gutanga umusaruro abafashe. Muri iki gikorwa kandi abakozi b'ibitaro bya polisi bya Kacyiru basuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Busogo, basobanurirwa amateka ya Jenoside ndetse banibutswa uruhare rwabo mu gukomeza kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Ni igikorwa cyakozwe hifashishijwe miliyoni 5,750 y'amafaranga y'u Rwanda yakusanyijwe n'abakozi b'ibitaro bya polisi bya Kacyiru. Kugeza ubu mu turere 10 tw'igihugu abakozi b'ibitaro bya polisi bya Kacyiru bamaze gutanga inka 100 zatwaye arenga miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ngo iyi gahunda izakomereza no mu tundi turere. Manizabayo Jeannette mu karere ka Musanze.